ngubu rero sasa ukuntu zifashe urabona ko ibiceri byabuze man cyarabuze gaskeri ni insazi bro man no kwikubita is a vibe sasa rero hano nari mfite minyende tugiye kuyikinira boy murashyushye se wowe man arahita minzibiti mata gutya gaskeri ni neza sasa rero twagiye ako nuzane bwa busambo bwawe oya boy seti shubi kera ita baskeza bayo na mugore adesheje mwayibonye arusabo buhari ucenda bwavuye ahangahe ubwo ngoro kuvuga ngo ndimo ndabibona ko ndimo gushya arambuye manga toka mabandi niki dodo dore dagenda gasoma wana yewe we wagisaza rero yari imizigo ufite ibiti byapfi babona yari imizigo nyaje mufate umuntu ushaka umurangize sha umurangize mucuri ku mugingo yego cyukagira nakupita ndimo mutwereke karo mu mbete bagurukana muzita mu basi muzajya twemeza Mwebwe usibye ibitabi munywa uriko urabyumva mwahindutse rero ukuntu bimeze mwebwe se mwabonaga mwanco njyewe uzi ikintu kinera kwiba njyewe ikintu kinera kwiba nuko mvuka mu muryango ukennye ikintu kinera kwiba nuko ugiye guhamagara polisi yiho sit down everyone you understand bro zakakotse man ariko ibibazo ngerawe umugore antesheje umutwe namwe murasaze ngo mugiye kunaniza bande babohereze tuzamuke nari wasi muri hana mugomba kwihana mukazajya ku rusengero mukabatizwa murabyeme muzajya gusenga yego bareka biri mwe mana ariko ntari wasi buretse sha sawa suka yanjye subu kuko ibintu nari mfite abizirambira ubundi zivuye ko ntacyo umuntu wajyanye umuzigo se ntacyo ariko numera cyane akora amafaranga twagiye mu kanya byarangiye agiye ari nanjye nukunjyana aho da byagenze ute jeje wanjye byanyobeye reka mubwire nawe ntabwo wakwihangana umugabo wanjye ni umukene n'uwo yarafashe ndi kumwe n'umusheri wanjye kandi umva uwo musheri wanjye aransohoka nakangurira inkoko ubu ureba niyi touch niyi iPhone yanjye niwe wayinguriye usibye kundenganya reka nkugira inama rero y'umugabo agukuye mu bandi mu bakobwa benshi akakuzana mu rugo uri kumva nuko aba yagukunze nawe wamukunze kumwe muri ubwo bushobozi ariko Yesu ajya ahindura ibyo byose iyo mico wakoze ni Yesu uzi ko Imana yemera abantu bacunga abagabo babo yasanze ndi turi kumwe mva sheri wanjye ari yaneruye yanzaniye n'ururabo mva rero iyi na iPhone yayiguze mu 600 niyo yanzaniye umva nkubwire rero kandi umugabo wanjye umukene yakicuro reka nkubwire ibikoresho bya satani iya iPhone ubwo wabona ejo azakugushyiramo izindi ndwara utazi uba usanze wa mugabo wawe wari umukene nawe aragutaye kubera ikibazo wandurira indwara ibyiza rero indwara se nawe iyo ndwara abagore bandura n'abagabo iyo bakoze sheri wanjye mba mbona ari mwiza ntabwo yazigwara uko kugurira rero niko agenda akabigurira n'ahandi rero ndi kumva nkugira inama urashaka kubaka cyangwa ntabwo ushaka nyine barumva nshaka kubaka ntabwo nshaka gusubira iwacu ariko kubakana n'umugabo w'umukene oya Imana igenda ibitaga mukazamuka mukagera hejuru rero akamugira inama hari umumama nzi usenga sibyo yagusengera nanjye dore naho ngiye ntabwo uzi ko nanjye nananiranye uriya mutipe afite amafaranga
kumwikuraho nanjye naba amafaranga. Yesu afite amafaranga kurenza uwo muhungu uri kuvuga ngo afite amafaranga. ariko n'iri kote niyo ari ndodeshereje Kubera ko ndodeshereje n'ejo uraza ridodeshereza n'abandi. kunabwira ngo arankunda Umva bankubwira umuntu uragukunda arananterura umugabo wanjye ntabwo ajya abinkorera reka nkubwire buriya ashobora kukubwira ngo aragukunda akakubwira ngo muzabana kuko ufite aderesi ufite umugabo ntabwo umubaza biri kimwe ariko ejo nuba yawe umugabo nugira umwaka ubu twahinduka natwe tukazaba umugabo wanjye akazaba nk'uramusheri wanjye mwahinduka kandi mugakura mwangiza mu buryo bw'umwuka mugakura no mu buryo bw'umubiri mugakura ubwo bukene uri kuvuga ni satani nyine uza kuwihebesha nase ko muri Bibiliya haranditse ngo nicyo gituma uzasiga so na nyoko uwo mukene mba numva ntashaka no kumubyarira tutarabona n'amafaranga ku mana yanjye nyiramucyo reka nkujyane njya kukwereka ahantu tugiye gusenga urahava rwose Imana ikubwiye ibyawe nudahinduka dore iyera yonyine igiye kuguhindura urataha uri muto tugende aha ndeba abo basenze ariko Yesu ashimwe ahimbaze muraho neza yego uyu mugeni se uyu mugeni se ko mbona umugeni mushyashya uyu mugeni rero nari muzanye nyine kugira ngo musengere kurangira ariko wansengere bikaze ugahinduka rero nawe nari muzanye nawe musengere reka kwiganiriza kuko njyewe yabimbwiye bucya amahushuka ariko aramutse abikubwiye nyine bamenye ifitiro aramusengera ukamurambikaho ibiganza nawe tukareba karibu rwose karibu wicaye aho ngaho karibu Yesu ashobora byose ni ukuri ajya ahindura ibintu umuntu agakizwa agahindurirwa amateka reka da uzi umuntu wahindurirwa amateka nawe n'umuntu ufite amafaranga Yesu afite amafaranga wowe gusa icya mbere ni ukwizera Yesu ugakizwa ubundi iyo umaze gukizwa ibintu bigenda neza nawe wakizwa utushonje nta mafaranga ubona nta telefone nziza utunze utabona n'inkweto nziza yo kwambara abashonje bose rero ntabwo ariko birundugurira mu byaha no kwifuza uyu mugeni se ko mbona aracyafite amashagaga ya satani satani buriya nyine aba ari kumwongoza akamwongoza akamukirigita ariko ndagira ngo dukubite nyabingi z'iwabo afite karande zo kutubaka njyewe njyewe nkimubona nabonye afite karande zo kutubaka nanjye neretswe karande nyinshi cyane nizo zimubuza kubaka zituma ahora ararikiye udusore hirya no hino ariko Yesu agaca karande tumugira inama y'urugo bubaka erega urandenganya umugabo wanjye nta kazi afite ni ugukiciro rero Yesu arabishoboye natangiye mvuga ngo Yesu arabishoboye nusenga ugahamagara Imana izanyura gute Imana izaguha akazi Imana izaha akazi umugabo wawe izayumara ariyo zose Imana izayagukiza umugabo wanjye azabona akazi niba ubaha Imana rwose barayikoreye suburi yemera guhinduka hano uzamera umugabo akazi yemera guhinduka urebe ko ibintu bitahita bisobanura uremera guhinduka se wihane tugusengere ibyaha bishire urihanura tugusengere twagiye tubona Imana bikomeye uzi uyu mubyeyi aramutse akweretse mu nzu kubera nuko nabyo ubona twakiriye abantu ukuntu mu nzu ye hameze kubera gukorera Imana aka kana ni akawe ni akanjye yewe umuhungu mwiza w'inzobe na kariya mfite n'abandi benshi nkomeje umurimo w'Imana mbese kubyara abana benshi uzabajyana mu isoko mfite abana ubundi 10 uzasaza vuba niba ubyara urabona se nshaje Yesu arankesha mfite abana 10 kandi urabona imyaka mfite ndacyakomeje kubyara Yesu arankesha ubu abantu twita n'undi naka kataravuga ahubwo burakuganzikira Imana ngo nawe uyibyarire izikubakire uri mu maraha ngo wagiye kwa Rudoma ngo wagiye kwa Karoli nta n'isoni njyewe ndi kukugira inama yubaka ntabwo ndi kugusenya uriya mugabo nuramukumubuza nta n'undi mugabo uzakwemera nawe arabona baguhaga amafaranga nta n'ubonye kuko igiceri cy'icumi singaha ahantu nibere tuzahura uri kwangara nyamara ushaka gukurikira Imana noneho ngo umanuriye abandi none wakugumanura umugabo umanura mukene wawe buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu
ishimwe. Uyu muririmbyi araririmba aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Haleluya. Ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Tugiye kuririmba agakorasi kavuga kumbanza basenga sinzasubira Hirwe ni karibu aje kwifatanya namwe gushima mwana wanjye we nzakwitabarira aho nagusize ndahazi nzakwitabarira 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 iraje ibigenze neza iraje ibigenze neza iraje ibigenze urasinyira mu Sheri hano nyine hano banzanye nyine gusenga sheri mbabarire ntabwo nzongera rwose Imana yambwiye ngo izaguhindurira ubuzima ni ukuri sheri mbabarire ntabwo nzongera nihanye Imana rwose mbabarire Mana mbabarire umutwaro wanjye akazi ko kabuze nta kibazo Imana izahindura uremera ko tubwire Imana izaguhindura nyuze hano ndi kwikorera amajerekani n'amasafuriya n'imitaka numva abantu barimo barasenga bari kuri mangwirindura ngo byanze ubu hano uzamanuriye ngo ngiye kubona n'akazi keza ngo nawe ugiye kubona akandi kazi kataraba semba birindira ibyanze sheri n'umama we yamaye gusha gira hino mutware wanjye yamaye sha yamaye sha mwebwe mwatwahuriye cyagiye harya mwaje gusenga aha rero niyo mwe nababwiraga ahubwo mpengutse barimo baratera akaririmbo kitwa ngo ikira mugasubiremo twumva Imana nawe ije kubigenza neza irakukura kuri ibyo bintu ugenda usenge muhano ije kubinkura uyu mutaka ndawugurisha Imana igiye kukwaka uyu mutaka ndawugurisha nawe udoze nyirawo yanga kunyishyura none nawe ujyanye icyo waba ugiye kwiba ntabwo Imana yazaguhindurira Imana igiye guhindura ubuzima sheri tujye kuba bakire kumva tuzubaka n'amazu meza babimanuriye imama y'Imana babimanuriye umva ubuse cya kigabo nikizongera kuwutera n'izina rya kajenera Yesu nduba umugabo ni wowe wanjye sheri wanjye wumva ahubwo umva rero ikintu kiri rwose kariya karirimbo mwakarepese ryari kose sheri iyo nje ntwaye iri bage mu ntuze ntabwo ushobora kuza kuyinkora umugabo wanjye rwose ndakwemera rwose nyiramucyo wanjye nubwo ujya ufite terwa n'abazimu ubwo rero nanjye ikintu kiriho nta gusenga nta buzima akazi nanjye ubwo ndagacumbikishije uyu munsi ubwo ni gahunda ayo twakoreye sheri uzi ko nakoreye service nta kibazo akirye gusa urakoze mugabo mwiza nanjye rero ubwo ngubu nanjye rero irahemba ntiyambura
kuvuga kuko rwose nanjye Imana ubu ugiye kumva se ugiye ngo gukira ni ukuri Imana igiye kuguhindurira akazi ni ukuri babimbwiye kandi ntabwo ari ukubeshya kugira ngo wemere yuko ari ukuri mukanya telefone barampamagaye kuri telefone hahandi nakoraga urumva barambwira ngo niba ufite na mugenzi wawe muzane ndabwira ni narashatse bavuze ko turajyana muri rwa rwanda rw'amahanga kubikoze ubwo rero nanjye ubu tuvugana amasafuriya akatika ubu ejo nanjye nzajya mu kazi ariko reka mbabwire ikintu nishimiye aba bahungu kuba bakirijwe nawe ugakizwa nawe ugakizwa nawe ugakizwa nawe ugakizwa n'umugore wanjye akaba yakizwa munyereke noneho ngewe umukozi w'Imana basengera umukozi w'Imana basengera n'uyu nguyu muraho yacaga inyuma none ubu kuba waseta bwakugurira agafari yihanye rwose yakijijwe sheri nizere ko utazongera gusubira mu ngeso umugabo wanjye ni mama y'Imana ntabwo mubeshya yihanye yakijijwe n'aba basore ureba urabona ukuntu rwose ari urubyiruko rwiza bari barabaswe n'ibiyobyabwenge ariko bakijijwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza amen sawa rero nanjye reka ngende rero reka njyane umutaka w'abandi ngiye kubamo amafaranga nzi ko ndawugurisha ariko iyo urasanga mishije mugabo mwiza sawa sheri sawa iki gikapu kanyigucurire ndakikujyanira mu nta kibazo ngiye kwa Karaveri mushyire no mutaka bampa amafaranga amasafuriya amajerekani cyane turakora njye gutekera umutware mwakoze cyane umva mwakoze ni ukuri Imana ibantera umugisha reka njye gutekera umutware tugendane na Yesu ya nuko rero nuko rero twaje tugakizwa twakiriye umwami n'umukiza tunagize aka mesaje nuko rero ijambo ry'Imana riravuga mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa ya ni ukuvuga ngo rero byaba bisebetse cyane kuba waba uri umujene nkanjye utabashije kuba wakiriye agakiza aka kanya ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa ubutunzi bwo mu isi si ubwacu ubutunzi bwo mu isi ni ubw'ab'isi ubutunzi bwacu buri ku Mana izo message nuko rero twabashimiye cyane kuba mwadusuye twabakiriye